iyo turebye mu gice cya kabiri guhera ku murongo wa 15 mu itangiriro, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Yesu ashimwe. Muri iki gihe cya none, bitewe nuko abahigi benshi bari kuyobya imbwa uburari, abantu bacuritse iri somo, ubwira umuntu iby'igiti babujijwe agahita atangira kuvuga ngo ariko buriya nicyo giti babujijwe. Abandi bakavuga yuko atari igiti nk'igiti, ahubwo uko Imana yabahaye amahirwe yo kororoka, ntago Imana yahise ibabwira muri Edeni, ahubwo yabibabwiye nyuma. Ahubwo umugore aza gukora ishyano. Ni inyigisho y'ibinyoma iri kugenda itambuka, benshi murabyumva sibyo? Ariko nyirizina ndashaka kugira ngo dukureho urujijo. Aha kuri uyu murongo wa 15, Imana ijyana wa muntu imushyira muri ya ngobyi ya Edeni, nibyo? Aha ngaha Adamu ari kumwe n'umugore we, irangije imwereka igiti. Nimureba igiti yeretswe kiri mu biti byaremwe ku munsi wa gatatu, byagombaga kuba bifite utubuto twabyo. Ntabwo iki giti cyaremwe ari uko cyeretswe Adamu, ahubwo ni ukuvuga ngo igihe Imana yaremaga umuntu yabanje kurema ibintu, irema umuntu nyuma, nibyo? Mu yandi magambo aha ngaha Imana imwereka igiti. Bibaye ibyo abantu bavuga yuko Adamu atariye ku rubuto nk'urubuto, bivuze yuko aha ngaha yari agombaga kuba ari kumwe na Eva, nibyo? Ngo Imana ibaha amabwiriza ibabuza kuzagira gahunda y'imyororokere. Ariko aha ngaha ni igiti cyaremwe mbere yuko Adamu agize gute. Iyo turebye guhera ku murongo wa 18, tubona Imana, Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Haleluya. Muremere umufasha ugize gute? Umukwiriye. Mu yandi magambo, Eva igihe yazaga yaje asanga Adamu yaramaje guhabwa itegeko. Nimujya mu gice cya 3, murasanga Adamu igihe yahabwaga itegeko, yarengaga ku itegeko. Mbere yuko arya ku giti cyabanje kuribwaho na Eva, nibyo? Harya abasomye, igihe Eva yaryaga hari ikibazo isi yahuye nacyo? Ntacyo. Ni ukuvuga ngo Imana yararindiriye kugira ngo wayihereye itegeko abikore abizi kandi agize gute? Abishaka. Niyo mpamvu rero muri iki gihe cya none turi guhura n'ingaruka nyinshi ziva ku myigishirize y'ibinyoma, ariko natwe tukagira isoni zo guhamya kwizera kwacu, kubera ko ingabo y'ukuri ariyo Bibiliya twamaje kwishyira ku ruhande. Ariko ndashaka yuko twongera tukareba agaciro k'umuryango. Imana avuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ariko ubu ngubu kubera ubukene, abasore benshi bafashe umwanzuro kuvuga ngo ibyiza nuko nakwimerera nka Pawulo. Abasore muri hano muzamure ikiganza, muzamure cyane. Abasore bashima Imana muzamure. Ndavuga abasore, reka mvuga abahungu noneho. Reka turebe abajene, sibyo? Muzamure. Imana ibaha umugisha. Si byiza ko umuntu aba wenyine. Iri ni ijambo Imana yagize gute? Yavuze, nibyo? Si byiza ko umuntu aba wenyine, ariko benshi bari kuvuga ngo nibyi. Pawulo yavuze nk'utanga inama bitewe n'ibihe yararimo, nibyo? Ariko nanone ku ruhande rumwe dukwiriye gutandukanya inama bitewe nuko zishobora gutangwa bitewe n'umwanya umuntu ahagazemo, ariko tukabitandukanya n'ijwi ry'Imana, kuko Imana yabivuze mu itangira ry'irema. Ubu ngubu njya nkunda kubwira abasore yuko ubu igihe tugiye kwinjiramo, amaherezo urubanza rw'Imana ntago muzarucika, kubera yuko umusore aranga gushaka igihe cya nyacyo, Imana uwo yamugeneye yarangiza agahindukira yamara none se ni gute wabura umusore imyaka 40 ugashaka umukobwa imyaka 40? Wamushaka?
ahubwo bivuze yuko Imana yakugeneye nawe azasaza gutyo, nurangiza ujya gutoragura ibyo Imana itagize gute. Ubundi mubazi ibijyanye n'imibanire y'abantu n'ibindi n'abandi, bavuga yuko abantu barutanwaho imyaka 5 kugira ngo abo bantu bazabashe kubana bahuze. Yesu ashimwe. Biba bigoranye, ariyo mpamvu muzabibona mu bihatse gusenyuka kw'imiryango muri iki gihe cya none, kubera yuko uraba ufite imyaka 40 ukaza gushaka muri 25, imyaka 25. Nibyo wamara gushaka mu myaka 25 ukavuga ngo iminsi yancitse. Nibyo watangira kubyara ukubika umutwe mu kazi, wa mukobwa akeneye affection, akeneye kwitabwaho, cyangwa se aracyari wa wundi ukeneye kumujyana hanga ku mazi, ariko uri kuvuga ngo igihe cyagize gute, cyacitse. Warangiza uri kugenda gutyo, yambaye neza ntubibona. Nibyo agerageza gukora ibishoboka, ngo ndi kubabwira ingaruka zo gushaka ukuze. Agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umurebe, ariko weho ijisho ryawe rihanze yuko ugiye gusaza, nta nibyo kubeshaho abana bawe bufite. Warangiza igikurikiraho nta kindi nuko azasohoka. Nigeze mbikoramo ubushakashatsi igihe kimwe nakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto, mbikora ngira ngo mbisuzume ndebe abadamu baturuka mu gipangu yambaye neza, nkahita mubwira ati mabuja wambaye neza, wambaye neza. Umudamu akicara kuri moto, genda twamara kugera hirya, twakwigira hirya, nkajya nkumva aruhukije imitima. Umudamu mwegeza mbere y'imfura arambwira ngo umushenzi w'umugabo se shaba yabibonye mota. Nukuvuga ngo wa mugabo abasigaye ari umushe. Uko nagiye mbikora nageze aho mbona amaherezo bizankururira, kuko byageraga hakambwa ngo umpe nimero zawe uzajya untwara. Hahandi noneho anampamagara akanyishyura kujya kumutwara gutyo. Ngeze aho mbona ni ibintu bikomeye, mpita mvuga ngo icyo nashakaga ndakibonye, mpita mbiparikaho. Rero nyirizina basore inshuti zanjye, namwe bagabo mwubatse mw'ubwo buryo, icyo mbabwira ni kimwe: zamura intekerezo zawe. Nubwo waba arashatse igihe kitageze, wongere usubire mu myaka 25 umugore wawe arimo, kuko nibitagenda bityo turi kubona akaga gatewe no gusenyuka kw'imiryango. Iyo abapagani irasenyuka ndetse n'iyo abakristo ikagira gute. Kandi benshi iyo bamaje kugera mu icyo kigero nta gushaka kubera yuko ukunze gushaka, ahubwo ni igitutu cy'abaguteye gushaka. Nibyo ibyo ngibyo bimaze kugenda. Noneho ndi kuvuga Izayi wamubwiye gutyo, iyo ageze mu kazi, hano hanze hari inyana zimbwa, reka mbivuga ngo ni inyana zimbwa, kuko birirwa batyaza ururimi rwabo, bazi kugenzura imitima y'abagore, ku buryo amureba akamubwira ngo arahinguka yambaye neza, agahita amubwira ati uzi neza yuko wagira ngo niwe bafatiye icyitegererezo cyo kubaka convention. Wa mudamu nawe yakwireba. Ubundi rega mbabwire, ubundi Imana ijya idusubiza ishingiye ku byifuzo tugira. Buri inshuro nyinshi muzajya mubona abagabo iyo bakize bazana inda. Nibyo? Ariko abadamu kubera ko benshi bakunda nabo, Imana igatuma bazana amatayi. Rero nyirizina ntago ari byo nshaka ko dutindaho. Iyo bimaze kugenda gutyo, ejo atangira kukubwira uko uteye nk'igisabo, ni ruto umuryango ukagenda wangirika. Kubera iki? Icya mbere, wa muntu mutangana ntago muzigera muhuza ibitekerezo. Nibyo bantu b'Imana, reka mbabwire yuko ahangaha niho ingo nyinshi zirimbukiye, kandi Imana ivuze ngo si byiza ko uyu muntu ari wenyine. Rero basore bakiri bato nimushake. Gushaka kwanyu bizabaha amahirwe mu muryango, ariko nanone bibakureho n'urubanza ku Mana. Ikibazo kiriho cya mbere nanone ugisanga ku bakobwa. Yesu ashimwe. Abakobwa bariho ubu ngubu nabo
basigaye baba intandaro. Njya nkunda kubwira urubyiruko nkababwira ngo nta giti kibura inyoni igira gute ikigwaho, ariko nanone igiti cyakwibera inkomyi ituma inyoni itagira gute. Reka turebe abakobwa barimo hano, Imana ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo impamvu ni iyi, usanga umukobwa ukiri mu myaka 20 ahita atangira gutekereza ko azashaka umugabo umeze nka reka mvuge Erida Seti, kavuga ati nzashaka umugabo ufite etaje, nibyo, cyangwa se igipangu, afite imodoka, kabiri akaba afite n'akazi keza. Iyo atangiye gutyo, reka mbabwire, ni nayo mpamvu ngiye kubabwira intandaro iri gutuma abakobwa benshi bari kurinda bagera basaza bitewe n'impamvu zabo bwite. Inshuro nyinshi ibi biri kugenda biza ni ruto tubirebesha amaso, ugatangira ushyiraho gahunda, kandi biragoye kugira ngo ubone umusore mugenzi wawe mungana wageze kuri urwo rwego. Warangiza ushyizeho ibyo bintu bisabwa, bigahita bituma uzamura intekerezo zawe, aho kugira ngo ugendane n'abo mungana ugashaka kugendana n'abayizayi bamaze igihe kinini bubaka ubuzima. Ibyo bintu rero birimo birangiza ahazaza. Impamvu mbivuga gutya nuko izijya gucika zihera mu ruhongore. Icyiza nashimiye Imana nuko imyaka igenda ibihindura. Imyaka 25 agahita akuraho akazi, agakuraho igipangu, akavuga ati cyakabaye afite akazi keza. 28 igipangu akagikuraho, n'imodoka akayikuraho, agashaka ufite akazi keza. 30 kaba kabaye. Ubu basigaye babyita ngo nugutarantika. Iyi 30 agira gutya akavuga ngo icyama umusore ufite ibitekerezo bizima, nibyo, ufite ibitekerezo bizima, uwo nguwo tukabana. Ariko bikunda kuza muri 35 kuzamura. Nyamara iyo uza gutekereza neza, ukareba umusore ufite ibitekerezo mukingana, mwari gutegura hazaza hanyu bigishoboka. Bantu b'Imana, reka mbabwire yuko basore bacu ibyo biri gutuma itorero ritakaza umwimerere waryo, kuko inyandiko zivuga yuko iyo itorero ridakora ubukwe, ritagira umuhango w'ubukwe, ntirigire n'ifunguro ryera, iryo torero riba ripfuye. Imana ikeneye abakobwa bazima bazi kureba kure, igakenera n'abasore batari babandi bambaye amapantaro ariko batazavamo abagabo. Ishaka abagabo nyabagabo bafite ibitekerezo bihamye. Rero Imana ishyiraho umuryango, imaje gushyiraho umuryango, irangije umuryango ubu munezero, itangiro ry'umunezero, aho Imana imaje gushyikiriza Adamu umugabo. Adamu yavuze ikivugo gikomeye, aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu magufwa ya nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. None Satani muri iyi minsi, muri iki gihe cya none, imiryango arayibasiye ku rwego rwo hejuru, kubera ko menshi ntago bari gushaka kubera ko bashaka kubaka urugo rw'ahazaza. Ntago bari gushaka bazi icyo gukora. Ibyo bikaba biri muri bimwe mu bituma ishyano riri kugwira isi ya none. Ubundi Imana yifuzaga ko umuryango uba umuryango unezerewe. Haleluya. Ukaba umuryango ijuru n'abamarayika bataha. Kandi umuryango yifuzaga wagombaga kuba ishuri abasore bagomba kwigiramo uko ingo zubakwa. None ubu ngubu imiryango iriho muri iki gihe yabaye igiterabwoba, gitera ubwoba abakiri bato, abenshi bakaba bari gutinya gushaka. Ariko reka mbwira abakiri bato, ntago mukwiriye gushaka nkuko barunaka bashatse, ahubwo ukwiye kwiyumvamo yuko ahazaza nubwo abandi bazubaka zigasenyuka, wowe uzarwubaka rugakomera. Imana twabonye ko yaremye umuntu Imana yaremye ni umugabo.
yamuhaye ibintu 5 akwiye kwirinda. Ibintu bingahe? Iyo dusomye tubona muri Zaburi 128. Uzamurambure Bibiliya. Zaburi 128. Ubwo ndashaka kugira ngo abagabo bari hano bumve inshingano yabo. Haranditse ngo ku murongo wa mbere, hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Haleluya. Kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Uzajya wishima. Haleluya. Uzahirwa. Umugore wawe azaba, kamanze muhagere ndumva mukihari. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Haleluya. Abana bawe bazaba nk'uduti twayerayo bagose ameza. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Uyu muntu bavuze ntago ari umugore n'umuga. Murimo murasoma? Kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. None ubu ngubu abagabo benshi nabo barimo barashaka gutungwa n'imirimo y'amaboko y'abagore babo. Nibyo? Ariko icyo mbabwira ni kimwe. Mwabagabo mwe nabitegura kubabo. Mbwira abasore inshuti zanjye. Ni ukuvuga ngo ubundi abadamu baje arabafasha bacu. Ariko ntago twaje ngo tube abafasha babo. Jewe hari icyo ntajya nkunda buriya, reka nshimire leta y'u Rwanda. Yashyizeho gahunda yitwa uburinganire. Ariko uburinganire bamwe babwumva nabi, bazamuye intebe birenga n'uburinganire bigeze ku rwego rundi rwo hejuru. Bituma abagabo biyambura ububasha bwabo, aho umugabo asigaye yicara hariya agashaka gutungwa n'ibyo umugore yagize gute. Hano Bibiliya ivuze ngo iki? Azatungwa n'imirimo y'amaboko. Iyo mirimo y'amaboko ye nizatuma umugore we anezerwa. Ariko igihe uzifuza gutungwa n'ibyo umugore yaruhiye, umugore ahaha rimwe akazabiguserereza umwaka wose. Ntago biguserereza nko kuguserereza muzabibona. Inshuro nyinshi uzagira gutya, ubundi umudamu mu kazi ke yakoze akagira umushahara mwiza. Ntago munzi wawe muzabura intebe nziza. Nibyo? Ntago abana bawe bazambara ubusa yakoze. Ariko nushaka yuko azajya kugaburira aburugo, nawe wifumbase ngo wabuze akazi, uzemera ujye kuba umuyede naho yaba ari depite, ubu umuyede utunga urugo rwawe. Ibyo azazana bizabe inyunga. Ariko nibiramuka bigenze gutyo, ugira gutya, wagira ejo yaba afite amafaranga bamubaza ngo ariko ya mafaranga wayashyize he? Gahita atakubwira ngo ariko cyagiye ntago nayahahishije. Nibyo? Igihe iki n'ikindi sirahahishije. Mwabadamu nimba mbeshye, umugabo akubwira ngo yahashye inshuro, agucyurira ko yahashye kangahe? Kubera iki? Nuko guhaha kw'abagabo n'inshingano zabo. Ubundi umugabo nyawe akwiriye kugira gutya agatega akaboko, ababasha kwitendeka akaba ari batunga. Muri kubyumva? Benshi mu bakristo bashyizeho gahunda ivuga ngo mubyare mwororoke mwuzure isi. Kororoka tukuzura isi rero, abantu twatangiye dusoma isomo rivuga ngo ayimujyana muri ya ngobyi, Imana imukebera ingo. Kuki yamukebeye ingobyi kandi isi yose ari abantu babiri bagiye kwituraho? Cyari ikimenyetso cy'uko umuntu agomba kubyara abana azaha ubushobozi. Nibyo? Kandi ubushobozi Imana yavugaga burenze kure cyane aya mafaranga twirirwa dushaka. Nibyo? Burenze kuba mfite imodoka, ahubwo ubushobozi bwo kurera abana mu bifatika no mu ntekerezo. None ubu ngubu abarezi benshi baragowe. Ejo ni nahoze numva ubushize turi mu nama hariya, reka mbyihorere.
abarezi benshi bagowe no kurera abana batigeze bahabwa uburere n'ababyeyi babo, ahubwo ababyeyi bakifuza yuko abana abarezi aribo bahindura abana ibyo ntabwo bizigira bibaho. Kuko umwana w'iwawe nananirana ukamunzanira, n'uwahariya akananirana ukamunzanira, bakambana benshi, ntabwo nzigera ndwana urugamba rwo kongera ku byo umubyeyi yakoze, ahubwo nzarwana urugamba rwo gukora inshingano yanjye yo kumuha amasomo, reka muhe ugatanga isomo wigendera, ubundi rukambikana. Ni ukuvuga ngo ibyo abantu bari kubiba nonaha nibyo bazasarura mu gihe kizaza. Uyu mugabo rero Imana imaje kumuha inshingano, akwiye kwitwa umutwe w'urugo. Ubundi imaje kumuha gutyo, ikamukebera, ikamwereka ubushobozi bwe, yagombaga kubyara abana ashoboye kurera. Ariko ubu ngubu bamwe bari kuvatiza baravuga ibidashoboka. Reka mbabwire, ubu inshuro nyinshi iyo urangaye aha ngaha urabyara ukabyara n'ingabo za Satani. Kandi kubaho kwawe iyo uri kubitekereza gutyo, uba umeze nk'umuntu, uburutwa n'umuntu wapfuye. Ntabwo ari njye ubivuga, murambure Bibiliya mujye mu mubwiriza. Mubwiriza igice cya 6. Duhere ku murongo wa 3. Baravuze ngo mwahageze, umuntu ubyaye abana 100 akarama imyaka myinshi, iminsi yo kubaho kwe ikagwira, ariko umutima we ntuhage ibyiza, akabura naho ahambwa. Ndavuga yuko bene nk'uwo arutwa n'inda yavuyemo, kuko iyo nda iza ari ubusa, ikagenda mu mwijima, kandi izina ryayo ritwikiriwe n'umwijima, ndetse ntiyigeze no kubona izuba, haba no kurimenya. Iyo ndi biguwe neza kuruta wa wundi wabyaye abana be, akabura naho yashyingurwa, naho bamuhamba. Reka mbabwire, ikibazo cya mbere dufite muri isi ya none ntabwo gishingiye ku mubare w'abana, ahubwo gishingiye ku kubaho dufite abana tudaha uburere. Reka mbabwire yuko ababyeyi benshi ubwonko bwabo burimo buracurama, inshingano yabo bakayisimbuza amafaranga. Ntago ubushobozi bwo kurera umwana ari ukumuzanira za porridge, ntago ari ubwo kumuzanira amagi meza cyangwa se menshi na za mayoneze, kuko ubu ngubu ishyano rigiye kugwirira isi y'ahazaza. Ellen White yabyanditse mu bihamya by'itorero, avuga yuko ababyeyi birengagiza inshingano yabo, ngo barimo baratera amahwa atazabajombera mu isi gusa, ahubwo no mu rubanza rwo mu ijuru. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo nimba Iza yafata inzira akajya gukorera Nyagatare, umudamu nawe akagenda akajya gukorera ku Kibuye, bose bakazahura, mwasize za polici, mwasize ibintu byose bishoboka, ukaza ugasanga umwana wawe angana n'agati, ariko umukozi wasigiye ibyo bintu ugasanga yarabyibushye. Yagize gute? Ngewe umurimo nkora nirirwa mu bipangu by'abantu. Inshuro nyinshi njya nkunda kugera mu bipangu ugasanga, kuko njyayo ba bosi badahari, nkagerayo aribo banyohereje, nagera ngasanga abana barimo barivuruguta mu mazi y'isabune. Hari naho ubushize nagiye nsanga abakozi bakoze umunsi mukuru, batetse umureti, abo kwa runaka bose bahuriye aho ngaho, umwana musanga hanze arimo arakubita mu ibase y'amazi. Ndabireba numva birambabaje, mbwira uwo mubyeyi ngo ujye ugerageza byibuze rimwe, ujye utungurana igihe batari bakwiteze, ugere mu kazi, ugere mu rugo iwawe. Reka mbabwire, ntabwo Imana izaduhembera yuko twaguze imodoka nziza, kuko uragura imodoka nziza, wa mwana akarerwa na televiziyo na za katuni, yamara kurerwa na katuni n'amafilime, akakura azi kunywa itabi. Ababyeyi benshi rero bazi ngo kugira ngo umwana abe mwiza nuko umujyana Riviera cyangwa ukamujyana ahandi. Byarangiza kubera ko wamuburiye umwanya, yarangiza ukafata umujyanye no muri Amerika, noneho akaza azi kunywa na byamugo n'ibindi byose ntarazi. Ukabona urugo ni rwiza, ariko umwana mu rugo
umunsi ahari yavuye ku ishuri, wamuguriye inkweto nziza ku ishuri akubwira ko bazibye kandi bazigurishije bakajya kunywa itabi. Yagera mu rugo mwafunga ibyumba byose, televiziyo y'imodoka akayikuramo. Mbese ubu ni ukuvuga ngo isi yuzuye abantu bafite akaga gakomeye, bagowe mu kazi kubera ko bari gukora ibitandukanye n'ibyo kontara basinye zibasaba. Barangiza bagera mu rugo, akagera mu rugo asanga nanone ahura na stress y'inarabyaye. Yagira ibyago hakiyongeramo n'inarashatse. Ako kavuyo rero karangiza tukabeshya Imana ku isabato tugatera intambwe tukaza hanga tukajya turimba ngo imuhira hahirwa. Bamwe tugakomeza inshingano, nyamara ababyeyi dukeneye kugaruka ku rufatiro. Kubera iki? Ni ukubera yuko ubundi umubyeyi niwe mwarimu wa mbere w'umwana. Sahingi y'abana benshi bakeneye ababyeyi. Hari noneho ndi kuganiriza gutya arambwira ngo umwana wanjye ejo bundi yarampamagaye ndi mu kazi arambwira ati ndashaka gutaha, ndagushaka. Ati ngira ubwoba ko hari icyo abaye, ndakinga ndagenda njya mu rugo, ngezeyo nsanga umwana aramubwira ngo ubundi se wirirwa gutyo ngewe ubona ntagukeneye. Reka mbabwire, ubu Kristo twaba dufite bwose ntago Imana izamubaza yuko yabaye umubwiriza w'akatwa cyangwa se w'agahano. Nta nubwo izamubaza impamvu abanyapayeri bose batigeze bajya mu ijuru kubera ko atababwiye, kuruta uko izamubaza abo yamuhaye kurera. Ubu ngubu ikiremwa muntu twamaje kugera ku rwego bigoye kugira ngo dusubire ku rufatiro, bimereze nko kubwira umuntu uri kuri etaje ngo asimbuke agwe hasi. Ariko byanze bikunze ni inzira ifunganye kandi dukwiriye gukora. Ntabwo ari byiza kubona umugabo yirirwa mu tubari. Wenda mwebwe muri abakristo. Kabiri, ni bibi kumubona yirirwa azera ari imburamukoro. Gatatu, kumubona agenda yihumuriza abagore b'abandi. Yaburiye uwe umwanya, ariko nagera muri korari aragenda arataha agenda afashe, bari kugenda ngo turaririmbana. Reka mbabwire, Enoweti yavuze yuko icyo gihe tuba turi gusekesha izina ry'Uwiteka. Muzabisoma mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 guhera ku page ya 36. Batubwira neza yuko dukwiriye, ntago ukwiriye kwegerana n'umugore w'abandi ngo muhwize urugwiro kugeza ku rwego rw'uko abantu babareba bakabonamo ikindi. Bagabo bakirwa bagenda barabaye nk'inyagazi nka bwa busekurume. Ntago ari byo. Kumubona ari indyogozi abara inkuru izazi niza atageze gute. Munakirirwa bari za Arsenal kandi ari mu Rwanda. Oya, ntago byo ari ubugabo. Ahubwo akwiriye kubaha Uwiteka agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, akajya yishima, maze umugore we akaba ari we wa mbere urya ku mbuto z'uko ari umugabo wujuje ibyangombwa. Ko mutavuza amena. Reka mbabwire abantu b'Imana. Kabiri, umwana we akarira ku meza atabaye mayiwabo cyangwa ngo abe indaya. Rero abantu b'Imana, ibyo biramutse bikozwe byadukiza abajura, nibyo? Ababeshyi byabadukiza. Za mayiwabo nuko. Abanyarugomo nukuvuga ngo polisi yaruhuka. Umugabo wese yiteye kuri iki ku gihugu cye. Kuki? Ku gihugu cye. Mu gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 32 murongo wa 5 guhera ku murongo wa 5 haranditse ngo bariyononye ntibakiri abana bayo kuko ari abigihe kinaniranye kandi kigoramye. Rero bimwe mu bigaragaza kunanirana nuko abantu benshi barimo barifuza gutegeka kuyobora abandi, nyamara wo kwiyobora byarabananiye, no kuyobora imiryango byaragize gute, byarabananiye. Mu yandi magambo, ubundi igihugu abantu benshi bifuza kuyobora itorero, kuyorganiza igihugu cye cyangwa se umuryango we afite aho ngaho, nyamara nawe adashoboye kugira gute, kuyobora. Ni ikimenyetso gikomeye. Iki gihugu rero none mutekereza igihugu kimeze gutya. Yesu ashimwe. Nababwiye umugabo akoze Nyagatare, umugore mu burengerazuba. Igihugu kitabamo perezida wa repubulika, kibemo minisitiri w'intebe, icyo gihugu ni nyabaki?
iki gihugu kizabura abajura, ntikizabura abasambanyi, ntikizabura n'ibindi, ahubwo iki gihugu kiragowe cyane. Icyo bisaba ni iki? Niho inshuro nyinshi twitabaza za MONUSCO, nibyo? Cyangwa mvuze ibyo MONUSCO, yitwa MONUSCO kuko ari muri Kongo. Icyo gihe rero kandi za MONUSCO aho zaje ntago zitanga amahoro. Urikuraho inshingano kayiha umukozi. Ubushize nigeze njya ahantu, ngeze mu rugo rw'umuntu, yumva nibo naririmba nambaza ngo uri umudivantiste, nanjye arambwira ngo nawe ni umudivantiste, umusirimu cyane, n'umukire. Ndangije ngiye kubona mbona haza bano badamu twa turimo tuganira, abadamu bakora umurimo wo kumesa. Yambwiye ko ari n'umumufemo. Arangije ngiye kubona mbona asohoye imyenda yo kumesa, ashyize hanze, agiye mu cyumba azanye amashuka, arangije aragiye azanye n'utwambaro tw'imbere tw'umugabo, ajugunya aho ngaho. Ndangije ndamubaza, harya wambwiye ko uri umumifemo? Ndamubwira nta mugore w'umudivantiste w'ikigoryi wabaye gutyo, niko namubwiye. Arambwira ngo izanye ngo kuntutse. Ndamubwira wigeze ubona umumifemo nyawe ukwiye gukora iri kosa rimeze ndabimutungira urutoki? Umugore utari umugabo wawe akaba ari kukumesera imyenda yo mu cyumba cyawe, mwabadamu mwe ubundi mukwiye gukora. Nubwo wakora waba uri depite, gerageza byibuze mu rugo iwawe, mu cyumba cyawe ibihabera. Nta mukozi ukwiriye kugusasira uburiri bwawe, kuko azarya amagi yawe abyibuhe, wirindwa uruhira kugira ngo abone ibyarya. Nurangiza namara kubyibuha weho uri kugenda wonda, nurangiza ajya kugusasira. Mu gitondo kimwe azabyuka, umugabo uzamusiga mu rugo, ko bitangiye kuba akamenyero ko abagore mubyuka mugenda, musige mu rugo, undi nawe basigaye bazi uburyo bwo kugenda biyambitse ubusa. Weho wananiwe inshingano uzihaye undi. Nagusasira azajya yunama imbere y'umugabo. Umugabo bijya bibaho, njya nkunda kuganira nabo cyane, akamubwira ati harya shanyo ko buja guhemba ngahe? 25,000. Kwezi ni kurangira ujye umubwira nkongereho 5. Ejo umugabo yongere asibe kugira ngo yongere amubone. Gatatu azaza gusasa bwa gatatu amubirindura kubwo buriri, kandi uzawucitse amazi. Niyo mpamvu mubona abakozi babana basuzugura. Rero bantu b'Imana, izi ngo zirimo zirasenyuka cyane ziturutse kuko abantu batazi inshingano yabo, nibyo? Ikindi mu bimwe mu byononye isi ya none nuko abantu bacura ababahahiye, nibyo? Nukuvuga ngo kwima uwaguhahi, wavuga ngo wamwimute. Abagabo bafite akazi muzamura ibiganza. Abagabo bafite akazi ibyo bakora mubizamura, ariko sibyo? Murakoze. Ni bangahe bahahira ukwezi ibiryo byegetse hariya, byarangiza akabyuka mu cyakare yirukanka ajya mu kurya capati n'ibishyimbo muri resitora, kandi yahahiye? Umugore araho ngo uze kwibuka ngo usige n'ay'imboga, nibyo? Nyamara se dusubiye hirya, reka turebe, dusubire mu Migani. Mu Migani igice cya 31. Twasomye isomo rivuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane Marijani y'igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. Haleluya. Ku murongo wa 15 hakavuga ngo abyuka kare butaracya. Yesu ashimwe. Abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Ntago kuvuga gutya ari ugukura inshingano, kuvuga ko imirimo y'urugo yose izajya ku mugore, ahubwo nuko agomba kumenya inshingano ze, akamenya
n'inshingano abakozi bagize gute. Bivuze ngo uwo mugore akwiye kuba azi neza yuko nta mukozi ukwiye kukugaburira umugabo, nibyo? Umugore mwiza ninde wagize gute? Abyuka kare cyane butaracya akagaburira abo mu rugo. Ariko ejo bundi nahoze ndi kureba nsanga muri ministeri bagaragaje ko abagabo nibo bakunda kurwara za hemoroide. Kubera iki? Batunzwe n'amafarini. Ifarini kugira ngo iboneke bibamaje gukurwamo ibyo bita za fibre. Ibyo ngibyo bigatuma bitera impatwe. Ubundi umuntu muzima agizwe nuko nimba wariye gatatu ujya kubwiherera inshuro 3. None benshi nukujyayo rimwe mu minsi 3 nabwo ari kose. Ibi byaha byose izi ndwara zose ziri kuza nta wundi wazigereka utazigeretse ku mugore. Kubera yuko isi ya none yiteza umusaruro kubashonje. Kuko nimba wari ibintu byakamuwemo intungamubiri, uriya muntu azagira ubwonko bukennye, ntazabura kuba umujura mu kazi, ntazabura kuba utekinika gahunda zose. Ariko reka mbabwire ngo uyu mugore akwiye gutekereza kabiri. Byuka kare cyane butaracya ugaburire umugabo wawe, bimumenyereze, kubera ko uzamuha imbaraga, uzamuha gutekereza neza, abo umugabo nyamugore gabo. Uyu mugore mwiza, umugabo we amenyekana ku murongo wa 23. Amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'ibihugu. Yesu ashimwe. Uyu mugabo, igihe uzabona umugabo agenda yambaye ishati wagira ngo yariwe n'inka, jya umenya, jya uhita utekereza uko umugore we agize gute, ameze. Numubona ukabona ari umuntu utagira ibitekerezo, nukuvuga ngo ishusho y'umugabo ibonekera mu mugore, n'ishusho y'umugore ikabonekera ku mugabo. Faranga iyo ryaje mu rugo umugore agomba kugaragara neza, nibyo? Ariko nanone umugore iyo yabaye mubi, umugabo agenda yambaye inkweto ikanamuhengamira atibuka kwigurira indi. Kandi nawe ntumurebe ngongere umubwira ati inkweto irashaje, wumve yuko guseba ko ariko guseba kwawe. Reka tubabwire ngo Imana yongere kutugarura. Amen. Buri muntu wese amenye inshingano. Imana ikeneye yuko abo umuryango. Bundi iyo dusomye mu gice cya 6 cy'Imigani guhera ku murongo wa 23 batwereka yuko umugabo ashinzwe gutanga amategeko. Ashinzwe gutanga amategeko uhere ku murongo wa 20. Umugore akaba umwigisha. Migani igice cya 6 murongo wa 20. Baravuze ngo mwana wanjye komeza icyo so yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Yesu ashimwe. Bivuze ngo ijambo rivuye ku mugabo inshuro nyinshi ku bana riza rikakaye, ariko umugore abereyeho kwigisha amategeko y'umugabo, agayahindura isomo ryiza umwana akwiye kugenderamo. None ubu ngubu abagore benshi bafashe abana babo babangisha basi, nibyo? Iswara kumena, nibyo? Iswara kwica, wamugize mubi. Kandi inshingano yawe ya mbere ni ukubanza kugira gute, kumenya ibyo se yavuze, mu gihe babyumvishe nabi ukamwigisha uburyo agomba kubyakira, nibyo? Niyo nshingano ikomeye. Ntabwo umugore mwiza agaragara kubera ko yisize amavuta, nta nubwo agaragara kubera ko yavuye muri saro cyane. Uko ukusa biratandukanye, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umugore w'uburanga bwiza utagira umutima arutwa n'impeta, ameze nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu izuru ry'ingurube. Mugaruke ku rufatiro, mumenye inshingano yanyu. Abagabo bamenye icyo bakwiye gukora, kandi imico y'aburugo ibikwiriye kuba ishingiye ku byo abadamu bigisha. Turebye nerekeza ku musozo, muri iki gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, ku ipaji 195 baravuze ngo niba abategarugori biyambariye uko biboneye batagira gahunda mu gihe bari imuhira, baba bigisha abana babo gukurikiza inzira yabo y'umwanda. Yesu ashimwe.
inzira yabo y'iki? Badamu, mwishukwa n'ibitamba namwe ngo mugendane nabyo. Mukeneye kumenya yuko muri abarimu. Sahingi y'abana bacu niba turi gukura tubereka inzira nziza. Nimba warononekaye, menya yuko ahazaza habawe ariko hazagenda. Ababyeyi benshi b'abagore batekereza yuko umwambaro uwo ari wo wose uhagije kwambara imuhira, nubwo waba ari umwenda cyangwa nubwo waba ari umwanda cyangwa kandi ari ikindi kintu kibi, ariko bidatinze abo mu ngo zabo bazaba batakibumva. Abana bagereranya imyambaro ya ba nyina n'iy'abandi bambaye neza. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye umwana ameze neza uhita umenya uko nyina ateye. Muri abarimu bakomeye, kandi mwarimu nyawe asuzumirwa ku mico, ntago asuzumirwa ku magambo avuga. Rero niyo mpamvu ahangaha uyu mugore abwirwa amagambo meza. Tukiri handi dusoza, abwirwa amagambo meza igihe abaye umugore muzima, igihe abaye umugore ukwiriye gutozamo imico myiza abaza ahazaza. Ku murongo wa 27, amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha. Haleluya. N'umugabo we nawe aramushima ati, abagore benshi bagenza neza, ariko wehoho urabarusha bose. Haleluya. Ase ayo magambo wayabwira umugabo wawe yayakubwira? Urabarusha bose. Barangije bavuga ngo ubutoni burashukana, kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka ni uzashimwa. Haleluya. Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Bagabo mutazi gushimira abagore banyu. Abagore benshi bagakora byiza ntimunabirebe, namwe mufite ikibazo. Ariko nimba umudamu, ubundi ikibazo cya mbere kiri hano, mwumvisha hambere havuga ngo umugabo amenyekanira mu marembo y'umurwa yicaranye n'abakomeye. Na hano bagaragaza ko umugore ashimirwa mu marembo y'umurwa, nibyo akagaragara neza rwose. Reka mbabwire ngo nidukora inshingano, Imana izaduha umugisha, nibyo. Kubera iki? Abadamu ni mwebwe ba mwarimu, muri ba muganga, mufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi icyarimwe. Ushobora gukora kandi kazi ugakora, ariko umugabo iyo umuhaye gukora kimwe nta kindi yarenzaho. Rero mwebwe izo nshingano, iyo mpano Imana yabahaye, nubwo mufite inshingano yo gukora byinshi, mukore byinshi bishoboka muzasoza, nibyo. Nimba uri muganga, banza kuba muganga uzi n'ibyo uvura. None ubu ngubu ibintu biri kugenda bihinduka, ariko mumenye yuko ikamba ryanyu n'igihe cy'urubanza. Abadamu igihe benshi, Ernest yavuze ngo yabonye ishimwe ry'abana bahaga ababyeyi babo, kuko ngo abana benshi ngo babwiye ababyeyi, barababwira ati, mama ni wowe utumye ndaha ngaha muri iyi saha. Ariko ngabona abandi bana batigeze baha amashimwe ababyeyi babo. Rero bantu b'Imana, mumenye neza yuko nitugira umuryango mwiza, tuzaba dufite itorero rizima. Itorero rigizwe n'umuryango, rigirwa n'umuntu ku giti cye, ryamara kugirwa n'umuntu ku giti cye, rigahindukira rikagirwa n'umuryango, rikongera gatatu rikaza nk'itorero ngengamikorere. Ayo mashyiga yombi iyo havuyemo rimwe byitwa ubunyamihango. Imana iturinde kuba abanyamihango, iduhe kuba abana bayo by'ukuri, iduhe kumva yuko dukwiriye kwihangana n'ababana n'abagabo bababereye ibihanda, cyangwa abagore bababereye ibihanda. Ijambo ry'Imana twasomye twumvishe mu ndirimbo bavuga ngo komera Yesu ariha, ihangane we kumuhemukaho. Mugende mujye muganiriza ababyeyi, mubabaze uko bubatse ingo zabo bakaba bashaje bakizubatse. None ubu ngubu urabona imico udakuye ati ngomba gukora divorce. Hoya, mutegereze n'Imana ifite igisubizo imbere. Imana iduha amahoro mu izina rya Yesu.